kubabwira ntabwo ushobora gukora siporo utarya neza, utarya ibijyanye nyine na regime yawe. Tuvuge n'urugero, niba ushaka kugabanya ibinure byo ku nda, ugomba gusezera ibintu byose 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 byongera ibinure, ibinyamavuta, ibinyasukari, ugomba kubisezera kugira ngo ubashe gutakaza ibinure kugira ngo yandi ibashe gusubirayo. Niba ushaka kongera ikibuno, hari ibiribwa ugomba kwitaho, amafi ya salmon agomba kujyaho, yaba mu kugabanya inda yaba no kongera ikibuno n'ibindi bitandukanye. So nibyo nshaka kubagezaho kugira ngo mumenye ngo ese ni ibihe biryo narya mu gihe nshaka kugabanya igice iki n'iki, mu gihe nshaka kongera igice iki n'iki, kuko ntabwo ari byiza gukoresha imiti, ibinini n'ibindi bitandukanye urimo kongera sayizi y'ahantu ushaka kongera cyangwa se kugabanya. Ni byiza ko ukoresha ibintu by'umwimerere bigufasha kugabanya ibiro, bigufasha kumererwa neza. Nibyo ngibyo rero ngiye kuza kubagezaho kugira ngo umenye ngo ni ibihe biribwa byamfasha kugabanya inda, ni ibihe biribwa byamfasha kongera tayi se, hipsi se, ikibuno se, amatayi, ibintu bitandukanye, kugira ngo umenye nyine ibyagufasha. Kuko ukoze siporo gusa ukarya ibyo ubonye byose ntabwo wananuka, nta nubwo watera neza nk'uko ubishaka. Kandi nanone uriye ibyo ubonye gusa nta siporo ufite, ntabwo uba ufite umubiri ukomeye. Uzareba umuntu unanutse bitunguranye adakora siporo, urahuruduka ukahita usanga niba ari inda wenda yagiye ugasanga cyabaye nk'ikintu gitenderaho, byabaye nk'iminkanyari, byari nyine uruhu rurakweduka rugahita rumanuka gutya, kubera ko uba wariye gusa ariko nta siporo wakoze. Siporo nizo zigenda zegeranya umubiri ku buryo uragabanyuka, ariko noneho umubiri wawe ukaba unegeranye umeze neza, atari bya bintu ugira ngo ni nk'iminkanyari se, buri ikindi kintu cyakugiyeho gutyo na gutyo. Hari ibiribwa rero bishobora kugufasha kongera ibice by'umubiri wawe, kugabanya mu nda se, kongera ikibuno cyangwa se amatayi yo ku ruhande, hips, ibintu nk'ibyo ngibyo bishobora kugufasha. Hari siporo zibigufasha, ariko siporo zijyana n'imirire. Ikintu cyose waba ushaka kongera ku mubiri wawe, ni igituza se, ushaka guterura ukabiboga ukagira amatuza, bigomba kugendana n'ibyo ufata n'ibyo urya. Ni ahantu runaka se ushaka kugabanya ku mubiri wawe, ni ibiro se ushaka gutakaza, ugomba kugendana n'ibyo urya. Ni ibiro se ushaka kongera urananutse cyane, ntabwo biriya siporo ari izo kugabanya ibiro gusa, hari n'izo kongera ibiro, nabwo bigomba kugendana n'ibyo urya kugira ngo bitange umusaruro. So reka twirebere ibiryo bishobora kugufasha kongera ikibuno cyangwa se kongera amataye. Ikibuno ntabwo tuzasoze cyashya inyuma gusa, no ku mpande n'ahandi, gutuma utera neza, cyangwa se niba usanzwe ugifite, gutuma kirushaho gutera neza, hanyuma bikanagabanya mu nda. Ibi biribwa bigendana na siporo nyine zo kugabanya mu nda no kongera aho ushaka, bitewe n'uko ikibuno cyawe kimeze. Hari uburyo ushaka kukirema neza, hari n'ubwo cyo kimeze neza ushaka ko kigumana ubwo bwiza. Hakaba no kugabanya mu nda udashaka ko hiyongera, cyangwa se ushaka ko hagabanyuka ari hanini. Hari umuntu ubusanzwe afite hameze neza, akaba adashaka ko hakwiyongera cyangwa se hasubira inyuma. Nyine urumva hari ukuntu uba uteye neza uvuga ati ngiye nshaka kugumana taye yanjye, siniyongere sinagabanyuke. Hari n'umuntu uvuga ati ngiye ukomeze simbyishimiye, ndashaka gukora siporo ibinure byo kunda nkaba mbigabanyijeho gutyo. Ibyo byose rero bigendana na siporo ukora, bikanagendana n'ibyo urya. Iyo tuvuze kongera ikibuno, umuntu aribaza ngo se, usibye kutubeshya, abantu ntibajya kwa muganga bakababaga bakabongera ibibuno, cyangwa se bakiteresha inshinge runaka ku kibuno cyangwa iki, ni gute ikibuno cyakwiyongera niba uremanye ikibuno gito nyine nuko Imana yakuremye? Ntabwo bishoboka. No, ntabwo ari uko bimeze, kubera ko kugira ngo buriya ikibuno cy'umuntu kiyongere, hari imitsi yitwa gluta rero ni imitsi tugira igiye iri ku kibuno cyacu. Hari gluteus maximus, hari gluteus medius, hari na gluteus minimus. Yose rero ni imitsi dufite iri ku kibuno cyacu, igiye ifite uburyo isumbana cyangwa se igerekeranye. Iyo witegereje ku mubiri w'umuntu, ubona ko umunsi wa medius ni uri ahagana nk'imbere, hanyuma maximus ukaba ahakurikiyeho, hanyuma noneho ku kibuno ahagana hasi cyangwa se hajya kugana munsi hakajya minimus. Niko iyo mitsi yacu igenda ikurikirana. Iyo mitsi rero uko ukora siporo niko igenda ikweduka, niko nabyita, cyangwa se irambuka igenda yigira inyuma, niko igenda ibyimbo. Kugenda ukora amaswat, ugenda usa nk'utuma zino miskre zigenda zibyimba cyangwa se
zibyibuha, niko gukora siporo niko umuntu agenda azana ikibuno. Ntabwo ari inyama ziza zikiyongera ku mubiri wawe, ntabwo ari iki, ni izi misikire ukoresha siporo zikagenda zirambuka neza cyangwa se ziyongera. Uko ugenda ukora amasiporo niko zigenda ziyongera. Niyo mpamvu n'umuntu yari afite igituza ukabona ni gitoya, nko ku basore niho mukunda kubibona cyane, yagenda agaterura ibintu biremereye, umubiri ukagenda nyine ubyimba, ugenda wiyongera. Ni nka kuri y'ibituza biza uko umuntu agenda aterura cyane akora siporo, niko niyo ugenda ukora amaswati, niko niyo ugenda ukora siporo zo kongera hariya hasi hagenda hiyongera, niko niyo uri kugabanya mu nda hagenda hasubirayo. Gutya ibinure bigenda bitwikwa bivaho gutyo niko bigenda byikora. Ntabwo ari ikindi kintu rwose kirenze, ni Imana yaturemanye ino mitsi. Buri muntu wese arayifite, dufite izi gluteus maximus turazifite. Urabona ni iyi ngiyi yo ku kibuno twavuga ngo ni hagati kabisa. Hari n'iyi gluteus medius, wabona ko ari nk'umunsi, ni nka miskle, ibitsi uyu umuntu avuze ibitsi ntabwo umuntu abyumva, ni nka miskle nyine zijya kuba hejuru, noneho hakabiza ijya kuba hasi za gluteus minimus. Kugenda ukora siporo zose zigenda ziyongera mu byimbazo wiyongera, ariko umuntu agenda yongera ikibuno no mu nda, niko umuntu agenda hagabanyuka. Buriya siporo zongera ikibuno zinagabanyura mu nda icyarimwe, akenshi usanga bikorana bitewe wenda no mu nda umuntu afite. Hari izo ugomba kongeraho iyo ari hanini cyane kugira ngo inda igende vuba, ariko usanga izongera ikibuno nk'amaswati n'izindi usanga ari nazo zongera na hariya nyine zigenda zigabanya no mu nda. Yes, tugiye rero ku biribwa bitandukanye, izo siporo zitandukanye ndagenda nzinyuzamo nzibereka. Hari siporo zitandukanye zigenda zongera ikibuno zinagabanya mu nda, ariko hari n'ibiribwa byagenda bigufasha kugabanya mu nda. Ku biribwa rero biza ku mwanya wa mbere haza amafi. Hari amafi ya tuna ndetse hakaba n'amafi ya salmon. Aya yose akaba akungahaye ku ntungamubiri ndetse no ku binure byiza bya omega 3 bifasha umuntu kugabanya mu nda ndetse bikamufasha no kongera ikibuno. Ahangaha birakora cyane. Ku bindi rero bishobora kugufasha kuba wagabanya mu nda ndetse ukanongera ikibuno, kuko nabwiye ko ibintu bibiri akenshi biragendana. Uko ukora siporo zo kongera ikibuno niko mu nda uri kugenda uhagabanyaho gatoya. Ku bindi rero bifasha harimo utubuto twa shia. Utu tubuto ujya twumva ariko tuhingwa no mu Rwanda, natwo rero turaboneka no mu masupermarket, wadushaka ukatubona. Turi mu bintu rero nabyo bigenda byongera imiterere myiza cyangwa se bituma umuntu agabanya mu nda, bigatuma n'umuntu yongera ikibuno, kuko natwo dukungahaye ku binure byiza bya omega 3, tukagira na omega 6 fat acid cyangwa se omega 6 fat acid. Dufite ibisohora imyanda mu mubiri ndetse dukungahaye no kuri fibre. Ikindi rero utu tubuto rwose ni ingenzi cyane mu kugufasha gutera neza, kongera kumererwa neza, ukongera ugatera nk'uko ubishaka. Mu mafi rero, amafi nyavuzeho, amafi ugomba kwitaho ni amafi ya tuna, hakaba n'amafi ya salmon, hari n'andi bita makrel ubashije kuyabona, na haddock na basa. Ayo ni amafi agiye atandukanye, ariko akize cyane ni amafi ya salmon ndetse n'amafi ya tuna. Ayo ngaya akungahaye kuri omega 3 nyinshi cyane, yagufasha gutera neza cyangwa se gukomeza kugira size nziza ushaka, kugira ikibuno, kugira mu nda hatoya, ku buryo uba uteye neza, umerewe neza. Ku bindi rero byagufasha harimo imboga, izi mboga za epinari, kubera ko epinari zikungahaye kuri vitamine ndetse n'imyunyungugu igiye itandukanye. Zikaba zikungahaye kuri iron, zikaba zikungahaye ku bisohora imyanda mu mubiri, ndetse zikaba zinafasha umuntu kwinjiza umwuka mwiza, oxygene n'ibindi bitandukanye. Zigabanya cholesterol mbi mu mubiri, zikaba zikungahaye no ku maproteine, zikaba zibasha gukiza indwara zigiye zitandukanye. Epinari rero ni nziza cyane kubera ko zituma uguma ku murongo, ibinure byo kunda bikavaho, ndetse ukabasha no kugira ikibuno cyangwa se ugatera neza nk'uko ubishaka. Ni ukuvuga ngo nyine ugomba kuzirya kugira ngo ugume ku biro byiza ushaka, we kwiyongera ibiro cyane ibyo kunda ubashe gutera neza. Izo ngizo rero ni epinari.
ikindi kizagufasha rero kugira ikibuno ndetse no kugira mu nda hatoya harimo avoka izi ngizi uzi nyine zisanzwe dushyira ku biryo ushobora no kurya yonyine. Avoka rero ni nziza cyane kuko ifite amavuta meza n'ibinure byiza umubiri wawe ukeneye, ikungahaye kuri vitamine E, vitamine A ndetse na vitamine B6, ikaba ikungahaye kandi no kuri vitamine C, irimo poroteyine ndetse n'imyunyungugu igiye itandukanye. Ni nziza cyane rero ku muntu ushaka kugabanya mu nda n'umuntu ushaka kubaka miskle cyangwa se kugabanya nyine ahantu runaka. Avoka ni nziza cyane. Ikindi rero ziragufasha cyane kuba wakongera ikibuno. Iyo rero ufashe igice cya avoka ukagifatana n'amagi kuri breakfast yawe ukabishyira ku gasalade kabisa, bigenda bigufasha kwa kundi umuntu afata imigati, hari imigati igabanya ibiro, imigati nyine ya regime niko twayita, bikoze mu ngano kenshi. Iriya migati rero iyo ufashe ugashyiraho avoka, ugashyira igisate cya avoka, igi na salade wavanze ukabirya, biragufasha cyane kandi uburiye neza, uriye nka bya bindi abandi barya, ariko kandi ukabona bashije kugabanya no mu nda mu bundi buryo ndetse n'ibiromo gakeya, ari nako wongera size yo hasi. Ibyo rero ni ibintu bitandukanye byagenda bigufasha gutera neza. Mu bindi byagufasha harimo amagi, nkuko nari maze kuyavuga ko iyo yavanze na avoka gufasha. Amagi rero ni meza ku muntu ushaka kugabanya mu nda ndetse no kongera ikibuno, ko amagi atuma wubaka umubiri, nkuko ari mu byubaka umubiri, atuma rero umuntu yongera igice cyo hasi, ziriya miskle nagiye mbabwira umuntu akoresha ari kongera ikibuno. Amagi arafasha cyane kubera ko akungahaye kuri amino acid ndetse afitemo n'ibindi byinshi cyane, harimo intungamubiri, amavitamine, ibifasha kubaka iyi mikaya cyangwa se za miskle zikongera zikagira imbaraga zikamera neza. Amagi rero yagufasha cyane kubera ko akungahaye no kuri poroteyine. Kurya rero amagi 2 cyangwa 3 mu cyumweru byagufasha gutera neza. Hanyuma none ikindi ugomba kwitondera, mu gihe ufite cholesterol iri hejuru ugomba gukuramo umuhondo ukarya umweru gusa. Ubwo murabyumva, ugomba gukoresha umweru gusa mu gihe ufite cholesterol iri hejuru kugira ngo nyine bitagira ikibazo bigutera, cyangwa se ukaba wagisha inama muganga wawe. Mu bindi rero bizagufasha ni ibintu bita mu ndimi z'amahanga legume cyangwa se legumes mu cyongereza. Iyo bavuze legume rero baba bavuze bino bihingwa byose by'ibinyamisogwe ariko turya ari ibitoko. Harimo ibishyimbo mu mabara menshi atandukanye, harimo soya, harimo imiteja, ubwo imiteja n'ubundi ijyana n'ibishyimbo, harimo amashaza. Ibyo byose rero ni ibintu ukeneye kugira ngo ubashe gutera neza, kubera ko bikungahaye kuri protein, birimo amavitamine ndetse birimo n'imyunyungugu igiye itandukanye, birimo na fibre umubiri ukeneye kugira ngo ubashe kumera neza. Niba ushaka rero kugumana imbaraga ndetse no kugira umubiri umeze neza, ugomba kwita kuri ibi biribwa birimo nyine ayo mashaza, ibishyimbo. Mu bindi ukeneye rero harimo ibihumyo. Ibihumyo ni byiza cyane ko bikungahaye kuri proteine. Ikindi rero binajyana n'imboga zigiye zitandukanye. Ibihumyo rero nabyo bizagufasha gutera neza, kugira ikibuno ushaka, kugira mu nda hato, kubera ko bifite karori nkeya. Ikindi rero binafite na proteine zigiye zitandukanye. Ibyo ni ibihumyo by'umweru, buriya bigira karori zigera kuri 29, bikagira rero na proteine ingana na garama 3.3. Niba rero uri gukora amasupu, rwose kuba wafata isupu y'ibihumyo ugashyiraho agasalade na wa mukati nababwiye ku ifunguro rya mu gitondo, nawe byagufasha cyane, bigatuma utera neza. Umugati twabwa naga ari umugati wa wundi w'abantu bose, no umugati wa regime uzagenda ubaze mu mabakeri, mu mapatisserie bakora imigati bazagusobanurira. Mu bindi rero ukeneye kugira ngo ubashe gutera neza, ugire ikibuno ushaka, ugire mu nda hatoya, ni tofu. Tofu buriya n'ibikomoka kuri soya byose ni byiza cyane, kubera ko ni kimwe n'amata ya soya, ni meza cyane. Byo na tofu biragufasha cyane, bikungahaye kuri proteine. Ikindi rero ntago birimo ibibyibushya cyane byinshi. Muri garama rero 8 zose za proteine ushaka kuba wazibona zihagije, ziba zihagije cyane. Muri garama 100 za tofu haba harimo garama zigera ku 8 za proteine. Urumva rero ko ari nyinshi, ziba zihagije. Ikindi rero
tofu ni nziza cyane ku muntu ushaka kubaka umubiri we ukamera neza, ndetse n'ibindi byose bigiye bikomoka kuri soya, no kuvuga amata ya soya n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibyo byose byagufasha kugira imiterere myiza cyangwa se gutera uko ubishaka. Ntabwo ari ibyo gusa rero ngo tuvuge ibikomoka kuri soya gusa, ahubwo hariho n'amata, ariko nabwo atari amata yose, amata ya low fat. Amata ya low fat ni meza cyane, akuyemo ibinure, kubera ko niba wenda ushaka kongera ikibuno uramutse unanutse wafata full fat nta kibazo, yayandi abyibushye. Ariko niba ushaka no kugabanya mu nda icyarimwe, usanzwe ufite ibiro byinshi, ntabwo ugomba gufata amata ya full fat, ahubwo noneho we wafata low fat, kubera ko iyo ushaka kongera ibiro ukoresha full fat, ukoresha amata nyine arimo ibinure byose, adakuyemo ibinure. Ayo ngayo niyo meza ku muntu ushaka kongera ibiro. Hari umuntu ushaka kongera ibiro ariko ashaka no kongera nyine n'ikibuno asanzwe ananutse, aho ngo we wafata arimo byose. Noneho waba ushaka kugabanya mu nda ariko kongera n'ikibuno, byose wakwifatira amata noneho ya low fat. Ayo ngayo niyo yagufasha kugenda ugabanya mu nda, ntiwongere n'umubyibuho, ariko kandi ukanongera na cya kibuno. Akungahaye rero kuri poroteyine, arimo calcium, ndetse anafasha mu kubaka imikaya cyangwa se za misikire, no gutuma amagufa yacu akomera akamera neza. Amata rero ni meza cyane ku muntu ushaka kongera ikibuno, waba unanutse waba ubyibushye, ariko nanone yaba ari low fat ku muntu ushaka kugabanya ibiro, naho aragufasha. Ikindi rero cyagufasha kugenda utera uko ushaka cyangwa se kugira ubuzima bwiza ni brown rice. Brown rice niba ugiye ubona umuceri wa brown, uyu muceri ubu unanutse ukuntu, intete zawo ubona zijya kuba ndende, tunanutse ukuntu, ni mwiza cyane. Rero ukungahaye ku ntungamubiri nyinshi cyane. Ntabwo ndi kugenda babwira intungamubiri za buri kintu zose, turi kuvuga izo dukeneye kugira ngo twongere igice cyo hasi, tugabanye no mu nda. Ariko ntabwo ari byo gusa, hari n'ibindi ufasha umubiri wacu. Niba rero ushaka kurya umuceri rwose, umuceri warya ugomba kuwurisha imboga zigiye zitandukanye nyinshi, kugira ngo utaza nanone kongera ibiro niba ushaka kubigabanya. Brown rice rero ni umuceri mwiza cyane, uzagufasha kuri regime yawe, uzagufasha kuri regime yawe ku muntu ushaka kongera ibiro byo ku kibuno. Brown rice rero ni umuceri mwiza uzagufasha niba ushaka kongera size y'ikibuno, ukagabanya mu nda, kandi ntubyibuhe uko wiboneye. Kwa kundi ubundi imiceri muri rusange irabyibushye, ariko brown rice ni mwiza cyane, utuma ugira body ushaka, utuma utera uko ushaka, kuko wubaka imitsi, ndetse ukagufasha kuba wakubaka ikibuno, ukagufasha no kugabanya mu nda, kuko ntago wongera biriya binure byo kunda. Ni mwiza cyane rero ku muntu ushaka gutera neza. Ibindi biribwa rero uzitaho niba ushaka gutera neza n'ibijumba. Ibijumba rero nabyo biri mu bintu bizagufasha gutera neza uko bishaka, kubera ko bikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye. Birimo isukari, byaba rero bitogosheje, byaba bishyizwe mu muriro, byaba bitogosheje, byaba byokeje, uko wabiteka kose ni byiza rwose kugufasha, kubera ko bifite ibisohora imyanda mu mubiri, bikungahaye ku myunyungugu. Ikindi rero ni byiza ku muntu uvuye muri siporo, kwa kundi uba urangije gukora siporo kabisa. Ikijumba ni cyiza kubera ko gifite n'agasukari kaguhembura, ikindi ukaba utinjije ya sukari mbi, ukaba winjije isukari nziza. Niba rero ushaka kongera ikibuno ukagabanya mu nda, ibijumba ntibikabure ku ipura yawe, ntukajye ubyinenaguzwa, nyaboneka birakize. Ikindi rero ni plain Greek yogurt. Plain Greek yogurt rero ni nziza cyane ku muntu ushaka kongera ikibuno no kugabanya mu nda. Iyi yawurute ukuntu itandukanye n'izindi, yibifashe cyane mu kuntu makrema bafasha ukuntu, ntabwo ari nkaho ngundi yawurute nyine ucugusa ukanywa igasukika, yo ntabwo isukika, bayirisha akayiko ibifashe. Iyo ni Greek yogurt. Greek yogurt niko imeze, ibifasha. Ariko noneho iyo iri plain, no kuvuga ngo hari biba bikuwemo, ni nziza rero kubera ko irwanya amabacteri, ifite amabacteri meza umubiri ukeneye, kungahaye kuri proteine, ifite calcium. Ikindi rero ifasha umubiri wacu, igatuma igogorwa rikorwa neza, ibyo twariye bikabasha
kugogorwa neza. Ikindi rero inafasha umubiri wacu mu gihe ukora siporo, kwa kundi ukora muvoma uzamura akaboko umanuka, ituma umubiri ubasha kubikora, imika yacu ikora neza ku buryo ubasha kumanuka kuzamuka, nyine gukora muvoma izo arizo zose bigakunda. Ni byiza rero ko ushaka iyi yogurt kubera ko izagufasha cyane. Ikindi rero irimo n'isukari nziza umubiri wawe ukeneye. Ikindi rero ushobora kuba wayifata nka smoothie, ushobora kuyifata wafashe udusalade, udusinakisi, utuntu nk'utwo, hanyuma rero izagufasha kongera ikibuno no kugabanya mu nda. Ibyo byose bizagendana binyuze muri iyi yogurt, izagufasha cyane. Ikindi kintu rero ngomba gusorezaho utagomba kwibagirwa ni inyama y'inkoko. Ariko nubwo ugomba kurya inyama y'inkoko kugira ngo wongere ikibuno ugabanye no mu nda, ntabwo ari inyama y'inkoko ibonetse yose, ni agatuza k'inkoko. Hano ninagerageje gucamo dutoya kugira ngo aba ari two nkoresha, aba ari two nteka. Agatuza k'inkoko rero ni keza ku muntu wese ushaka kugabanya ibiro byo kunda, kugabanya ibinure byo kunda, kugira mu nda hatoya ukagira ikibuno giteye neza. Agatuza k'inkoko ni keza. Impamvu ariko keza, gafite ibinure bikeya cyangwa se amavuta make ugereranyije n'izindi nyama z'ahandi zo ku maboko, ku maguru se, ni isoko nziza ya poroteyine. Ikindi rero agatuza k'inkoko gafite karori zihagije ukeneye rwose. Ikindi rero gafite ibyo bita amino acid, ni ingenzi cyane, urazikeneye kugira ngo ugire imbaraga, ubashe gukora amasiporo, ubashe kugira umubiri. Hari ukuntu umuntu aba yarananutse ariko wamukoraho ukabona arenda kwikubita hasi. No, ube uteye neza, utari munini ariko ufite n'imbaraga, ukomeye, umeze neza. Ikindi rero ni n'inyama ishya vuba byoroshye, ntabwo imara umwanya munini ku muriro. Ibi ngibi rero bituma iba inyama nziza cyane. Ushobora rero kuyirisha isupu n'ibindi bitandukanye ukabasha kuba waryoherwa. Izagufasha rero kongera ikibuno, ndetse inagufashe ku bantu bari kuri regime ushaka kugabanya mu nda rwose. Iyi ngiyi ni nziza, izagufasha cyane 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 rwose, utere neza nk'uko ubyifuza. Nibyo biribwa rero nababwira, mbereka n'ino myitozo itandukanye igenda ifasha umuntu kumererwa neza. Urabona rero hano ugenda urambura amaguru ariko n'amanuka uzamuka. Yes, ugenda, ibingi bituma wongera tayi zo ku ruhande. Uri kugenda utandukanya tayi zo ku ruhande, zigenda ziyongera no kukumanura n'amaswati. None impamvu ukoresha ari amaboko, uko ugenda umanura amaboko, murabiza abakobwa n'abagore ntago dukunda amaboko manini. Uri kugabanya amaboko, ugabanya mu nda, wongera n'ikibuno icyarimwe. Uri gukora siporo 3 icyarimwe. Rero hariya baterekaho bitewe n'imbaraga zawe ako ushoboye. Iyo biremereye niko uri gukoresha umubiri cyane, iyo bitaremereye byoroshye ari nk'imiyaga, nyine urumva nawe uri kwirira iminyenga. Ugenda rero ukora amaswati. Izi ni swati zo kumanuka, uzamuka, umanuka, wongera uzamuka, ariko n'amaboko ariko agenda kurura, ushyiramo imbaraga kurura. Aba ari kugenda atakaza bya binure byo ku maboko. Ubona hari igihe n'akaboko gatendera wagira ngo ni itako, cyangwa se hari ibintu bitenderaho by'ikibiri nyine kiriho kibyibushye. Bigenda bituma utakaza ibiro byo ku maboko, ndetse bigatuma ugenda ugabanya mu nda, ugenda unongera ikibuno, kuko buriya uko umanuka niko uba uri kugenda ukora mu nda. Ni nako na ya misi nagiye mbabwiye ya grit zose uri kugenda uzongera mo gahoro gahoro. Izi rero ni siporo zitandukanye wakora ushaka kugabanya mu nda no kongera ikibuno icyarimwe, ubikoreye icyarimwe. Niko kundi bavuga ngo fata ibuye rimwe wica inyoni ebyiri icyarimwe. Nizi ni swati zo ku mpande, izi ni zo kwicara wongera uhaguruka. Karakanuka karemereye gatuma ugabanya mu nda. Aha rero kugenda uzamura amaguru uri gukora mu nda, hanga uri kugenda ukora mu nda ariko n'amaboko bijyana. Kandi iyo ukoze amaboko buriya n'igituza kigenda kibyungukiramo zose icyarimwe. Murabona hano koca bari kudukoresha, mugire gutya, zituma ukoresha umubiri wose. N'amaguru arazamuka, amaboko akazamuka, ariko noneho uko ukora amaguru uri kongera ya mata yacu twagiye tuvuga. Anga uri kugenda ukoresha amaboko kugira ngo ibinure byo ku maboko bigabanyuke, n'agatuza ubura gakoze neza, no mu bitugu usanga umuntu nyine ateye neza, aramutse ahagaze yemye, ntabwo ahitamye, uragororoka, kongera ukamererwa neza, ugenda ujya ku murongo. Nibyo nababwira.